Bakunzi ba Kiroso Filime TV bishimiye kubana namwe. Bamwe bakita Agakiriro, abandi bakakita Agakinjiro. Haje gufatwa n'inkongi y'umuriro itunguranye. Ese iyi nkongi y'umuriro yabatewe n'iki? Hano hari umuturage waruhari ubwo hashyaga yatangira atwibwira. Bakwita nde mugabo? Amazina yanjye nitwa Selemani. Ukuvuga ngo inkongi y'umuriro n'umusuderi wari gusudira hariya bavire zaguye muri matera, nuko umuriro tuzamukira muri matera, uko mwabonye umuriro watangiriye hariya kuri atere ya mbere. Selemani, iyi nkongi yaba yatangiye ryari? Ko tugeze aha ngaha ku Gisozi dusanga abantu bose bacetse ururondogoro, yaba yatangiye saha zingahe? Hari nko mu ma saa 3 gutyo, saa 3:05. Uvuga ngo icyo badufasha ni ukudushyira muri za assurance, abagudushyira muri assurance na company nayo ikajya itwegeza nk'ibintu byajya bidufasha mu kuzimya no muriro. Bakunzi ba Kiroso Filime TV, murabona uko Agakindiro ka Gisozi byagenze. Abantu barafitemo ibicuruzwa hangaha, bari bafite imbaho, bari bafite ibikoresho bigiye bitandukanye, bari bafite za matera, abari bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bikaba byafashwe n'inkongi y'umuriro. Bakunzi ba Kiroso Filime TV, jya kuri Kiroso Filime TV ukore subscribe, ukore share na comment, tugende tukugezaho ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Bakunzi ba Kiroso Filime TV, tukaba tugenda tuganira n'abantu bagiye batandukanye bitewe n'inkongi yabereye hangaha ku Gisozi. Ndagira ngo tubaze n'uyu muturage uko yaba yabibonye. Nitwa Kararisa, umutekinisiye mu mbaho. Yatewe n'umusideri wari uri gusidera haruguru. Mu by'ukuri akantu ka bajeti kari gatakaye muri matera bita bitangira gusa. Yatangiye nka saa 3:03. Sayimani Emmanuel, je nari ndi gupakira palete hano mu modoka. Tujye kwa tubona harahiye koko. Ikintu badufasha ni ukuvuga ngo hano ibintu by'amamatera byavamo agasigaramo imbaho gusa.